ibinyenyanza n'ibinyaruhango hano hari ese kubera icyo gita ibinyenyanza we n'ibinyaruhango gihera hano iyo ufite bitatu uba ufite uko muvuka inyanza ubwo ngiye ni ibinyagatagara hano habanza Muhanga Ruhango na Nyanza iki rero nicyo bavuga cy'ibinyenyanza cyo hasi noneho imbere ikaba umutungo wabanza he Muhanga wakada ko hasi ngo umukobwa uvuga afite ngo bari sawa kojuza bine man siko bavuga se niyo babonye kadaka k'umutumburi kari hasi kameze ngo bavuga Jose kandi uragafite ndakwiyamye ndagukubita izo ntoki Jose ndimubwira ko ntabwo mwitaho ndekapu niwajya nawe kumburaho kwirebera se uri kunjena ndako hasi kakoze mirizi ijeje akugasanga ubundi umuntu nazavuga ko ateye neza atarabyara nerekana ifoto yawe ukiri umukobwa nta kibazo Josette werekanye ifoto ye ari umukobwa Jose ngiye gukora akazi ko kwishaka shano kuri nta kibazo reka nkubwire Jose hano umwe ndasura Facebook ngiye kubashaka shagirebe rwose ngiye anariho menshi menshi afite itama Hi guys muraho neza guys ladies and gentlemen ego basaba ko yavutse mbere y'Evangeli muraho neza Mumeze mute? kuri social media muraho wakererwa ko ntiwasiba gukererwa wabikora ariko gusiba neda weekend yanyu niyo gufura cyane ibindeba reba ibikureba okay noneho mumeze mute niba uri mushyashyana tuguhaye ikaze nawe musangwa tuguhaye ikaze nanone kuri Jo Twins Show mukore subscribe abantu bangahe 31 jewe n'abantu biyongeyeho inyuma 045 sibyo 45 urumva turabashimiye 31 n'abantu 45 by'abarundi n'abanyarwanda n'abagande n'abanyakenya n'abadiaspora n'isi yose turabashimiye Imana ibahe umugishanga noneho rero uyu munsi wa none uracyafite ikibazo cyande bindi none si kera ko waje kibazo igisubizo cyacyo oya urakibuka se ahubwo oya nibe ba ntacyo wibuka nayaguha utwite ngaho ka ingo turebe impinga Rosale ntuneze ibibazo i Kigali ntuneze ibibazo gerageza wongera usome gerageza impinga wagerageza oya kagomane reka ngaho wongera usome gerageza nguhikize ngaho gerageza imwembe wapi kabisa n'ubugiye nuko Benisa kumpa ndagushimiye none ntugasuzugure gotomera turebe ego zata nagwaze go ntago nzi kugotomera nasoma ariko sinagotomera Rosale tuzimamva atagotomera biriya byinyobye ararankora hope nese nkwesha amenyo bazarikura uzi ibintu Josette yavuze kuri yale sabe anko ibintu Josette yavuze kuri yale urabizi yavuze ngo arengo kugira ngo umwumve ko ariko navuga gake arewa ntuza oya kugira ngo umwumve ngo umucomeka we kuteri kugira ngo umwumve none yavuze ngo Josette umunsi yageze muri kiriya gisagara ntabwo nzajyayo se kuri iryinyo nta kinya nanga nimero ya arewe abantu bakeneye gukoresha amenyo abantu hari n'umuntu wanyandikiye ngo duhurireyo mwahuriyeyo se twahurire bya Museri Chita nawe ndashaka kukujyana kugira ngo amenyo yawe bagire maremare ayanjye asa n'akanyange akanyange kahe kasa nk'amamesa tanga nimero ya Alain bafunga inyinya nimero ya Alain unkorera amenyo urabona ukuntu yakosotse nayo ntago ndeba ijinyo riri sindeba gabanya 078 29 39 18
ndasubiramo 29 39 18 0,888 29 noneho ngiye kubahana nimero ndandese kandi ya Diane abantu bashaka kugura amavuta abantu bashaka ko agenda akabaganiriza mu gusa neza mu kwisesha neza kwisesha noneho amumugana 0,86319 uwo ni Diane Age Fighting. Okay fine none shadisi minganzima bwarayo ngaho mbwira cya gisubizo mbwira ikibazo ngo ubwire igisubizo sumva ko ntacyo yibuka ntacyo nkubwira mu mufuka iyo nta kintu kirimo haba harimo ubukene bro iyo nta kintu kirimo haba harimo iki ni bro iyo harimo ubusa haba harimo iki hasigayemo ikofi cyangwa iyo harimo ubusa haba harimo iki kiragerageza mpinganzi sabe ibintu watumye ngerageza ntago wabonye ibyambayeho basi ntago wazongera kugutera indavuga ako sha inabi mumfitiye akira ndagushimiye bikivuge se narabajije ngo iyo umuntu mu mufuka we harimo ubusa haba harimo iki ubusa nyine none se nyine mbere yose igisubizo sinabisubije ngo mu mufuka ngo bagasigaramo intoki intoki ujujure noneho basi ikibazo shoza mpinda guhaye ikibazo ukibaze n'ikinanira nta kibazo ngira umugore ndakibagiwe sinzi ukuntu bakibaza ngo umugore yari ari ku iteme ari kwambuka hanyuma niba yari yikoreye niba yahetse umwana munsi y'umwana harimo undi ntabyo nzi simbyibuka ubwo se ubajije iki ntabwo bimubananiye twajyaga tubibazanya yewe si bikikunaniye mvuze ubusa njye nta kibazo ngira nta kibazo nshaka kwiteta noneho muhaye mikoro karabaye kwirirwa mvuga oya gotomera bya ntibekeke yawe ubyibuze yaba ari ka pome njye kukazana mu mujyi yaba bawe ariko ndatwita vuba pe izi keya ziri kunshiga Rosette muzamujugunya natwe Rusaga yarambwiye ngo nintwita akabimenya ngo zararabyina ijoro ryose ngo azajya mu kabari ako se we uzaba yabigizemo uruhare rero ntashake itase kari we Cita ko yiruka cyane ra Cita kunyaruka yamubonye umva nkwibwirire mpi ikibazo ko ndakikubaza sinabyibagiwe ako si ibi ni ibiki noneho ntabwo igwaye mikoro yizamure noneho mbwira rero mbwira niki gitera umushiha mu bakundanye umushiha umutima oya umugore utwite warawuhorana ako ndakwiyana na wose ni umugore utwite ngo nta mushiha ufite kandi ngo arangiye ngo uyu mukobwa ashira isoni gute mabere yawe ntabwo azi ako kantu kazi ngo uyu mukobwa ashira isoni akataga ngo mabere yawe warasaze uri muzima kari agakiza kakuguyeho mana yanjye ndabizi se warasaze uri muzima cyangwa ibyo se ni ibiki uri kunyereka mu modoka mva nkubaze kampani ni ya papa nta kibazo ntabwo ari umushiha ngende kuvuga nyine ahubwo se inda umutumburi oya inda y'umutumburi genda umashaka umushiha ngaho uvuga Josette ahorana umushiha nabitubwiye ngewe mporana umushiha wowe nyine yego Kigali ariko sha murashaka ko ntwita ese mwabinsabye neza nkabikora oya nanone kandi munsabe neza gutwita kuko mumfitiye ejo numva ariko nimereye neza mpinga akaba ameze nabi ese ubundi ko ntaratwita nahoraga ndi muri modu wowe ugahora watumburutse mbabarira umbwire
ukuntu kubera cyahoranaga umushiha kandi udatwite. aha ngiye kukubaza iki kibazo reke nsubize umutumburi umaze iki wica iki Umutumburi wa rudabi uruda. wa rudabi akisa Mbwira. inda wa rudabi Bimaze iki yubaka iki? yubaka iki igabanya iki gisobanura kuki abantu benshi bayikunda abandi benshi bakayanga. Oya, reka mbanze nsobanure. Umudigi ni ukuri byamusereye. Reka mbanze nsobanure. Zari uri kuvuga umudigi hari abantu umwana bahita biyumva nabi. Oya, I'm very sorry nanjye ndawufite. Sibyo? Umudigi mu buzima busanzwe. Nibiravuga ka wa rudabi. Inda nini. Sibyo? N'umuntu yitwaye mu buzima busanzwe. Nta muntu urimo. Ari byeri, brochette cyangwa se ari ukubyibuha bisanzwe ukaba nini. Mu by'ukuri n'umuntu yitwaye ntabwo imunezeza. Hari abantu bakunda inda? Hari abantu bakunda inda. Umugabo cyangwa umugore? Uw'umugore n'umugabo. Umugore ukunda inda? Hari ibihugu bimwe na bimwe kuba ufite inda. Mbabarira umbwire icyo gihugu. I Bugande. Taka. Uri umushenzi. I Bugande bakunda inda? Cita ntago ari byo? Cita ni wo mu diaspora. I Bugande bakunda inda? None se ni umuco? Ni umuco nyine. None se ko nkurikira nkwasi abazungu ziba ari poede bote. Mbabarira umbwire. Nyine ko nkurikira nkwasi mu bazungu ari poede. Nkurikira hari abantu batazizi. Imfundiko. Ku buryo no muri Uganda inda ari ikintu cya danje. Jose urabeshya. Nago mbeshya. Jose. Nago mbeshya. Kuko uvuyeyo rero waraye ijoro rimwe ngo urabeshya. Jese nanarayeyo. Naragiye ngerayo nkora ibyo nkora ndarangarutse. Muri logic kandi. Ka Jose Temana karabeshya. None se kubera iki nago ndi kukubeshya? Baba mbwira ariko Jose urabeshya. Ariko je mu mico yose ibaho abaganda ubu bararebye basanga inda. None se ko kitibaza ku bazungu ukaba uri kwibaza ku baganda. Abazungu rega ntago duhuje uruhure kangira ikibazo cy'abavandimwe ba. None se kubera kiri wakoma se inda eshatu zaragiye sibyo inda nini indiringane n'inda nto zirabunga abaganda bahitamo nini. Aya Jose njyana ngo ukuntu beshya. Sawa nyine. Subeshya? Nago mbeshya. Ese ko beki wumva ndi kubeshya. Umuco wabo bakaba bavuga ngo umuntu ufite nyine kuba ufite inda nini ntago byagutera kwijena nta abagore babiri ari ibintu biri normal bari bisa. No mu Rwanda ari ibintu biri normal. Yariko. Ntago wasanga umugandekazi yahatanye ngo ashaka gukuraho inda ngo kabyakesha. Ngaho baba murabazi. Rosette wagiye iminsi 2 atangiye kutubwira imico y'Ibuganda. Sha Rosette arabeshya. Umva nkubwire. Sawa reka mvuga mu Rwanda ubwo abo bagande bawe ugiye gusura burungi. None ese ko iki wanga kwemera? Nuko ntari kubyemera. Research nakoze warayikoze? Uri guhakana uhereye he? Wahereye he ubunyonyo harya niko bahita. Wahereye he ugera hehe? Okay tuve ku bagande. Ngaho vuga. Nari ndi kuvuga ngo iyo umukobwa cyangwa se umumama afite inda reka mbanza abamama ndajya ku bagabo muri rusange. Umugabo cyangwa ndikuvugishwa none harengeye kuryinya. Yewe umugore cyangwa umukobwa ufite inda muri we biramujena. Icyambere ntago yambara ngo aberwe. Icya kabiri aba yijena kugira ngo yambara akantu nk'ipantaro yizingazinga gutya atarianicara ikahita yizingazinga babimbwiye biramujena. Ikindi cya kabiri kugira ngo abone ikintu kimufitinga ajye muri nk'uku banambaye sentire myishyira hejuru kugira ngo itagira ibyo yangiza hasi kuko umutumburi bari munini. Urumva kandi ko umutumburi bana yanjye. Noneho ikindi cya gatatu noneho Chita afite ubumuga bwo kutumva navuga. Uri kujya gutya nibi. Bakakadango hari ikintu kibamara? Aka. Ngo akada ko hasi ngo umukore uvuga afite ngo bari sawa. Ko Joseline man. Siko bavuga se. Kabari sawa. Babonye akada k'umutumburi kari hasi kameze ngo
bavuga Jose kandi uragafite ndakwiyamye ndagukubita izo ntoki Jose nimubwire ko ntabwo mwitaho ndeka pu niwajya nawe kumuraho kwirebera se uri kunjena akada umutumburi wo hasi nawe ubonye ubwo ni sawa urabidusobanurira ako kada kutugafite ndabizi akariheze wereka nkoreho ntunkubite wese wakwikozeho njyewe akada ko hasi ntako nanjye ntako abantu nabyumvanye abasore n'abagabo ngo umumama cyangwa umukobwa ufite akada ko hasi kakoze mirizi ijeje nibyo cyasibye ntabwo ari byo barabeshya ntabwo ari byo mu ijoro ntese ubu mbeshye gute ubu se hari satani mvuzemo niko babivuga njyewe niko nabyumvanye abantu rero ntimukagira ngo njye kuri social media mbeshye abantu njye kuri social media mbeshye abantu shusho tari mana njye ntabwo marife badusobanura ubundi nda nini umugore irabangama ariko ngo iyo uryamye ugaramye hari umuntu irasakara watubwiye ngo iyo uryamye irasakara ubwo ari ikiyaga kigari ibese gutya ariko umugabo ufite inda urumva ceta narinde kuvuga ngo umugabo ufite inda ko hasi ubwo nibyo ceta umugabo ufite inda niwe narinde kuvuga Rosette yavuze ngo ceta ubwajya no mu mihango Rosette ariko avuze do ntabwo ari bya bindi byanjye do nakomeza konsetsa dore baragumana iteka n'amashusho tutayamanene yagoye hano ari gufira hano gusa amashusho reba ukuntu bisa bigenda ibyo bambaye kubera ibintu bakuvuzeho turashimira kameramani ceta ariko iyo nda rwose nari ndi kuvuga ngo ceta ntega amatwi wowe n'abandi bagabo mufite inda do mwebwe kwidasakara bigenda bite ibirimo brochette umugabo ugezweho mu Rwanda n'uyu udafite mu nda nk'umutumburi umugore wawe atwite nawe utwite bigenda ute ko umugabo wawe afite se mpinga umugabo wanjye ntafite haragiye havuyeho se uheruka inzira muki yagiye muri siporo none se nagira inda nawe akayigira njyewe ntabwo umugabo wanjye anywe byeri Jose ako kadagakoreye akaheze kandi nabasobanurire namwe rero ubwo cite niba gafite ubwo n'imihanga igemo niko Josette yavuze yatubwiye ko bimeze temonyage ntabwo Clarisse yatatubwiye uzamutumire njye nta kintu mbiziho pe nzi ko ntacyo mbiziho none yego yakazuminze naba ari akanjye ariko akanjye ceta niyibereho nta ndafite Nibere. rero njye reka mbahe timonyage bati ngo nari mfite umutumburi kera mbashyire agafoto murebe shanda kabereka ye umeze ngo nkimara kubyara munini wa danje noneho najya kugira icyo nikorera sha gatitira ngajugumira umugongo ukandya nkumva ndi guhumekera mu ijana nkumva byanze yo ewa no gufunga inkweto bikanga ureke bimeze neza ariko ndeba ngo umugore aruzuye ubundi ntabwo wuzuye mpinga ndacagase humura ntacyo kandi bintwaye ese aracyankona nese mwatubwije ukuri kunda we kandi ndi kubabwiza ukuri niko mbababwiza story kandi arifite abaseka gusa uyu muswa umva nkajya njugumira bikanga umwuka ugahera nkajugumira icyuya kikabira bukeye mesaje igira iti kubyibuha k'umugore nibwo bugoryi bwe
Queen umugore we umugore uzi ukuntu angana angana gutya oya angana nka mama welcome dore ibintu yerekanye shanga ukuntu ndarengana mbuze umugore mama welcome se wangana tera aha bamuboye Chita tajya gutya nabikoze akare wowe umva we hari ingingo musimbutse kandi tukeneye ko yakadako hasi akadako hasi se akadako hasi nuko ese Jose twacitse no kubera iki wagize isoni Jose Jose atagira isoni niko watubwije ukuri akadako hasi ndewe nukuri nuko numvishe kuki utagahiga ngahi ese wahiginda utayigira kaza kana kajega no nditaye akadako hasi nakagega kanegera kajega nde ariko noneho mbaruhiyeho pe oya ukuri nago mbizi ariko ikidaki cy'umutumba kubyitegereza neza akajega nta kibazo Chita zuminga nta kibazo ikida kifatanye n'ibinyenyanza n'ibinyaruhango hano hari ese kubera icyo gita ibinyenyanza we n'ibinyaruhango gihera hano iyo ufite bitatu uba ufite cyangwa ko muvuka inyanza ubwo ngiye ni ibinyegatagara hano habanza Muhanga Ruhango na Nyanza iki rero nicyo bavuga cy'ibinyenyanza cyo hasi noneho imbere ikaba umutungo wabanza he Muhanga Ruhango adahera huye akakugeraho oya tuvuga tuvuye mu murwa tugenda ubwo rero ufite na Ruhuye saba Kamonyi oya Kamonyi yo buriya ibifatanye na Kigali mu gakeya iyo bifatanye na Kigali ntabwo uhereka oya Kamonyi hereka oya Kamonyi ubwo ni haha ni byapfufu nk'irya Chita ako Chita wararuje kandi ariko Chita afite ipfufu ako ntirarimo amafaranga kuri coding yabiretse byamusariye yego cyari ni cyano nta muntu ugira ipfupfu udafite amafaranga Chita wamaye amafaranga abanza Nyanza abanza Muhanga Ruhango Nyanza Kinyenyanza none yo ucyambara ipantaro gutya ugihaguruka gutya uyambaye kimera gutya nk'isentire ngo utaranicara none yo wicaye ipantaro iri hasi umunda wose uri hejuru kandi hano nashyize telefone ni heza ngaho mwashyize telefone ngo biragira nabagiye ya bivibuye ye Chita nasigaye yarumye bino ndebeza nawe ikinisha rapero yanjye ubwo Yezu wanjye akira siko yavuye burayi yego kwiburaye ubwo rero inda ese ngwino nde ibintu byenda ko washacetsera none se uri kwibuka ibyo ko bimeze maze tuzi umutumbere yari afite akibyara narakurushaga zana foto nari mbyaye kabiri ubyaye rimwe zana ifoto kubyara se byo kubyara gatatu rero kandi ubyara impanga ako nagaho nabyaye kabiri nta kibazo era n'umuhungu bavukana ngo n'umuhungu bavukana uzi umutumbure Josette yari afite ariko se kuvuga wisize nta kibazo nyuma nabivuze ko nari ngufite wereka iyo nahita nkumanyura urwo ruswa rarumanyura yewe mukafiri ryo mu cyaro ni mengaze iyi foto turayikoresha mwibeshye iyi foto turayikoresha nta kiganiro mwibeshye narotse kwa cyane amaboko niyo ni kuvuga amaboko ye ntayo ngira ntago yagaragaje Rose ifoto werekana nanjye nderekana iyanjye nta kibazo ntabwo bizakugwa amahoro nguwo mpinga uberetse gato kamera ngenda n'ubundi se ko murajya kunsebya kangahe nasebye kenshi uri kumubona mubayereka mwe mubateguza uko nimara kubyara nzabangana ni kuri nta kindi mbakinze zana nkwereke Chita nari ndi kuvuga ku bagabo bafite indese nikomeze nta gusoba ubushaka urabishaka se gusoba urabishaka se
ese gusoba bitandukanye no kunyara byose ni kimwe ni ikinyarwanda. gusoba se ni ikinyarwanda cyane ikirundi. Gusoba niba ari ikirundi uzamura mikoro yawe niba ari ikirundi nayo ikigande ntago mbizi. gusoba no kunyara bitandukanye ngwino ndebe si bimwe se byose tubwiza ukuri impinganzi gusoba no kunyara ngira ngo nuko ari imvugo zitandukanye. none se kutavuze ngo ushaka kunyara nuko mbivuze mu buryo bwo kwiyubahisha. noneho iyo umuntu anyaye ntago aba yiyubaha. ubu mba ngo nshaka kunya urumva byubashye umeze neza ariko mvuze ngo nshaka kwituma bifitemo kora cyangwa kujya kuri toilette cyangwa kwihagarika mu cyongereza se. Mu cyongereza nyine ubwo nta nyandagazi zibamo ariko mu kinyarwanda ni bibi cyane. Shaka kujya kwiherera. Ese wiherera mu biki? ese hari umuntu ujya kunyara atabishaka? dore cita ibaza ko kitaje umeze neza ibintu by'imidumburi hano birazikoraho. Oya cita tubwire ubwa mbere uzaninda byabangamiye itorero igihugu. nayizanye se 9 mvuka ukera ari cyane so ko ufite imyaka 25 n'itanu. Cita tubwire mwana nta jambo madame yakubwiye rikuha message yuko atari sawa. va n'abana nabe nahise nanuka unanukishwa n'iki kwabwo yabyibutse. Oya we ntago wananutse akora pompage nyinshi Cita ntabwo bishoboka. wacite mwana jya ubwira abantu ko social media urugo Chita magique uburyo uyu ninde nande iyi foto turayereka abana bacu. Oya ntabarimo nerekanye iyo duhagaze twenyine. hano mwari mwarabyaye njye nari mfite abana babiri mpinga afite umwe. Nari mfite umwana w'ukwe. Oya isubira inyuma urebe ko utabona dukikira abana. ninde se aya wari utwite? Yego Joseline wari utwite? Oya nari narabyaye ture. Iyo foto niyo turi bukoreshe. Singize impinja se duteruye. Yezu Yezu we dutekereje. Duteye ubwoba Sibyo? Ako nta kintu bitwaye. Mfate computer mwereke akibyara uko nterameze. Ako njye nari mbyaye kabiri. Mbyaye umwe nta nubwo nari mfite. Ntabwo mbyaye kabiri. Wabyara umwe wabyara babiri. Zeka nkwereke mbyaye umwe. Ntacyo bimbwiye wari ufite umutungo. Ese nditwaye. Ni bepe. Irabangama. Nta kintu wambara ngo wumve uraberewe. Nta kintu wimarira. Yego Yezu. None uburya nk'agaca. Uzgura inda nini ituma umuntu arya ibiryo byinshi. Yego ko gute. Aryaga ibiryo byinshi pe. Byinshi ariko. Kandi buri munota. Champagne. Njye ntabwo nditwaye iki hagati y'umugore n'umugabo. Irabangama. Irabangama ite ngwino ndebe. Reka wakoresha ikiganza. Turashize. Tubonye ifoto ko wayigize. Kandi mumbaye muyishyireho. Yego. Nta kibazo. Wayicitse ute? Iyi nda wayicitse ute? Bon, yakubangamiye ite wayicitse? Okay, ukuntu yambangamiye rero icyambere kandi tubwize ukuri utavuga mpinganze barahita bivuga. Batari akabati. Icyambere yambangamiyeho. Ku bwanjye nyine. Esha yatumaga ntaberwa pe, nambaraga ibintu simbere. Hari imyenda nari naracitse. Mpinganze gerageza. Gerageza mpinganze. Kamuhe. Mpinganze gerageza. Ako sabe. Uranyica amaherezo. Kandi ako nanyweye kamereye nabi. Ni ikirumure. Ni iki? Komeza tubwire ngo irone. Ako noneho izi protocol zirahandarara twese tu. Nzana amazi. Cyeka ari nka kamukara. Nta mukare bahana. Muri pisine. Urumva? Ubwanjye nge sinaberwaga. Hano ngo bawikura. Shawa pepe. Ari imyenda nari naracitse nk'ipantaro sinari nzi naho ibekwa, sinari nzi nuko bimeze. N'imyenda inyegereye wapi? Nakuyambara n'ukwigira umusazi. Hanyuma nimba ari ibinure byinshi biba biri mu nda, niba ari kutamenyera kuba ufite inda nini, urabangamirwa pe. Mu bikorwa rusange urabangamirwa. Mu muganda rusange.
wawe ndo kwihaka byiza kandi ntabwo uri supre wapi ewana ni iminota 3 ukata wahagira ukata wipfi abantu babyibushye cyangwa bigeze kubyibuhaho ntibabitubwira ni ukuri hari ibintu bibangama hari ibintu udashobora gukora hari ibintu udashoboye gukora mu muganda rusange hari igihe bakubwira ngo ufate isuka cyangwa ukubure cyangwa ukupakupe none simye ni neza wakubura utafashe umwe kuwufata se kimwe nyine mu muganda hari ibikorwa bitandukanye iyo uri mu muganda rero ibyo bikorwa ufite inda ntabwo ubasha kubikora kabisa birabanga hari bimwe na bimwe ushobora kubambwa gusa ariko ibindi byose byo kubandwa si iminota ingahe kubambwa iminota ingahe nayo nyine igerwa ku mashyi uri muri wa mwuka none hari naho kuvuga bikunanira ukajya ufite umuntu w'icyako byarangiye ugatranspira ikindi cya kabiri ufite ubunebwe ahantu hose uba wicara usinzira ntabwo ari ukubera inda gusa ariko ni ukubera ko nyine ubu ni munini ariko hari nk'umuntu ubyibuha igice cyitwa inda gusa ibindi byose bigasigara bimeze ubwo kuko nabangamiwe wayicitse ute bon hari ibintu naretse kurya ku bushake bwanjye umugati amavuta ibintu by'ibimayoneze uyu we ntababwira inyama ntazarya n'ubundi nyine ibintu by'amafiriti hari ibintu nyine naretse ku bushake bwanjye ubundi nkora siporo nywa amazi menshi nkanabwomba n'inganzi wowe inda yakubangamiye ite wayicitse ute njye nabibabwira kuko iriya ndagiye mise nyitinya ni ukuri kw'Imana uko uyitinya n'umuntu uwo ari we wese yarandeba noneho umugabo wanjye yarandebaga noneho hari ukuntu umugabo nyine yanga kugutera stress cyangwa akanga ukazi kuri konsa ufite umwana mutoya azi ko nawe ubwawe yagushatse utari kungana akabona uko wabyaye nicyo gitumye ungana kuriya akanga kugutera stress kajya kubwira ati nge ndabona ntacyo bintwaye wikistressa ngo gerageza mpinganze oya nyuma y'umwana ngaze gukura nibwo akubwiza ukuri reka nkubwiza ukuri nta muntu ubyibuha atahariye Jose narafungura Joseline uziko namurebaga nkagira ubwoba buri kaseho cyose buri kanya kubanza gutestinga nararya uziko nagiye ndabaza ngo mpinganze woba iki sha nazagiye kubeshya umuntu abyibuha yariye ja nge ntabwo nakonje rero ngewe yanze kuntera stress akambwira ko ntacyo bimutwaye so kurya niva ndarya kurya na nyirakuru ndamurya na sekuru na nyirarume ndarya w'ibiryo ndamurya kandi ukarya ibintu birimo amavuta gusa amafiriti inyama nkahita nkubitaho nka cyakoka mu kanya gato nkumva inyota irangiye bita nk'amata akonje nta mazi cyangwa ugahita unywa n'akagage oya akagage ntabwo nakanyweye kiriya ugura ikigage kibyibushya yego reba cita kandi cita unywa ikigage cyinshi unywa ikigage cyinshi ndakubajije aho uvuze ari guhita katinga yego cita magic wo kuri social media cita urumva noneho ngenda ndarya noneho hahandi nanjye nireba muri miriwari nkavuga mpinga ndi ndakugaye uranganute ngera ku biro 90 nibyo ntagakubeshya naragaze kabisa yego mpinga ngo bahuge hara hirya ngewe sinzi gukoropesha raclette kira hasi torosho uzi noneho kugera ubeze nk'igikamyo cyakiri cya harya bakitagusha cyakiri cya rukururana gifite imbere n'inyuma ukahagira ukabira icyuya noneho nkavuga none se bimeze bite rimwe rero nihe ngo narabyinnye ngo twarabyinnye za hehe hose njya kubyina mbona ngiye gupfa neza ndahagira nta minota 2 numva bitangiye kuba byinshi aho kwa kundi wumva umugabo ntacyo bimutwaye kandi uyu munsi ipantaro nahise nyisezerera
wabona igukwira yambaraga 40 munda nambaraga 40 Joseline yarabyibuha utazi ko yambara 52 abaye ngenda shaka watugira inama yiyo nda yuko abigenza niba madamu atamubangamira Chita munda wambara kangahe wambara kangahe munda Chita kane n'igice urumva noneho rero ikintu cyatumye ngaho namwongera umbaza munda nambara 34 34 se uri njyewe wasambara ntago bishoboka uburebure bw'ipantaro ni 41 ntago biba uburebure bw'ipantaro ni nka 12 sibyo Sharwema niyo mpamvu imyenda ye isigaye ihenze disi agurira ahantu hamwe na Chita ariko inkweto yo wambara 4 oya 48 oya ntibishoboka na 41 Chita 41 Chita twa Biteye sabe wowe wambara kangahe 50 oya vugisha ukuri do bombi na 40 wapi 41 bose wapi oya ine rimwe nuri ine kabiri nuwe si ine kabiri ase ibirenge bitari by'abagabo banyu murabishaka hi none se kuki muri kutubaza inda zitari z'abagore ba bingazi cyo kwara man bituri kuganira mutubwira ibirenge byawe inda zacu natwe tose babwira umugore wanjye ntanda afite nuko rero abizi neza ko hano hakurya itahambuka ngo ijye hano yego n'ibintu toza shake ko reka nkubwira kugira ngo nongeye kugira indemeze kuri iyi natanga n'ibyo mfite byose natanga ibyo mfite byose yazongera nanone umutimbiri wa dani none nimba muzi ikintu mfite ubwoba nimba muzi ikintu mfite ubwoba suko natwita ibyo biri normale nkagira inda nini inda nini ariko shaho nta kibazo ariko kuyikuraho biragora pe rero umugabo wanjye byagezeho biramurambira umwana amaze kuba mukuru hambwe atari ko wowe ubona oye yarambajije ngo ubona nyine usa neza tawongera sha wapi nyine nahoraga ndirimba ukuntu nabyibushye numva nihebye bambwe ati nyine wowe ubona usa neza tawonga wapi ukora iki tarya gusa tambya rero kubyibuha k'umugore nibwo bugoryi iryo jambo ryonyine yambwiye ndahaguruka ajya gukora siporo iryo ryonyine uko nyine byari nyine yaramugaga minganze wagabanyije kweri wapi ko hari umukobwa ntago uzi ko mwanganaga kera yego ko hari umukobwa watereta afite mu nda zera yamara kubyara hakanga kongera kuzasubirana nka gutya kwa nyine reka nkubwire kwanje kwa mpinga nzima wowe uwo mukobwa akenshi umukobwa hari utuntu nyine abakobwa baba bibwira kunda batarashaka rero iyo umuntu ananutse ntago bisigura ko ariko azahora angana hari igihe umuntu atera neza ananutse yabyibuha ugasanga bya binyenyanza n'ibinyamuhanga n'ibinyaruhango byose arabigira mu buryo bw'uko abyibuha ugasanga ateye nabi abyibushye kurusha uko ananuka none ugasanga umubiri we wanyawe wenda niba biba ku bagore mu buryo bumeze gute cyangwa abagabo abantu bose iyo bashatse umubiri urahinduka kutahindutse ngewe wowe rega nta nubwo mbivuga ibyo udakora mbivuga reka mbivuge ko Chita ninga nzima hari ibintu uzazira nzabizira ariko reka mbivuge yego bivuga nyine ubizira hakiri kare none bupfa se hari ubwo ndakaba bivuge wiripotinge ibyo guhobera idirapo ntabwo ujya urya za saa 12 za saa 6 nijoro ngo birakumurika ntabwo ujya urya byari biri kunika we nuko utajya urya njye na Chita ntitwakubise kawunga ejo bundi tureba hano ye oya naka utuhunga dutatu n'inkoko kandi akaguru kamwe tubiri Chita ikintu akunda nzi cyonyine inkoko ukuguru agasenda mwana wanjye umuntu abaho yariye ukuguru kw'inkoko niyo yahembwe nicyo kintu cyambere ahitarye reka nzakukugurira kumwe Chita ndakubeshyeye yego ko mu modoka yawe se njya nsangamo amababa yacuruza inkoko ntabwo shamiga urumva rero hari igihe nyine umuntu akumbura na taye yo mu kubukobwa wakugasanga ubundi umuntu nazavuga ko ateye neza atarabyara nerekana ifoto yawe ukiri umukobwa
nta kibazo. Josette werekanye ifoto ye ari umukobwa. Rose ngiye gukora akazi ko kuyishaka. Sha nukuri nta kibazo. Reka nkubwire. Rose hano umwe ndasura Facebook ngiye kubashaka. Sha girebe rwose ngiye anariho Rosette menshi. afite itama. Nta kibazo. Tabyemera ahubwo mbwira mikwereka kiri hafi. Mwere kajya nko kuri Facebook. Yego Facebook we. Terebe. Rero nkweto ukuntu mbanza. Wari ucyokesha. Rero ukuntu nkweto mbanza saba. Ukuntu nkweto mbanza. Abasa umuhondo. Mbanza umuhondo. Ngiye mu gihe nirabura nk'abasi Rouge Bordeaux. Sha. Muzaburu bibishyura sha. Yego sha. Abantu benshi bitwa bangwino ndebe. Ngwino ndebe Charlotte, ngwino ndebe Micheline, ngwino ndebe Gaston, ngwino ndebe Pauline, ngwino ndebe Daniel, ngwino ndebe Letitia. Njyewe noneho ngwino ndebe Josette. Hariho na Brunette. Brunette. Hariho Brunette. Ya. Bienvenue nous sommes contents. Jose ufite ikibazo gikomeye. Ciki. Iyi foto abanyarwanda nibayibona urababara. Nta kibazo ko yari ngese. Terebe. Yari nge rwose. Afite umusatsi ugera aha. Yezu. Nta kibazo. Akurasura mu buzima bwawe. Kuri Facebook zibaho. Jose iriya foto urayifite? Ndanafite agatoya kayo. Ndagafite mu rugo. Naratangiye kuba umusirimu. Na hariya yari umusirimu. Byari byaragiye muri studio kwifata. Hano hirya kwa Rubangura. Tajyana ahantu ujya ngo none n'ahantu habi. Reba umusatsi yafite Uza amaherena wakubiswe n'inzara. Wawubonye? Umusatsi we. Kandi mama yarera. Wabo reba ukuntu yangana. Noneho nari mfite. Reka nshake impinga nziza. Ngewe rwose nta kiri mu gutangaza uribona agahungu kagenda k'igikara gusa. Ahubwo wowe amafoto yawe y'abakobwa aba kuri Instagram. Nakuri Joseline. Nawe ubaho? Mu mode. Turebe. Yezu we. Turebe. Chita. Mbonye ifoto uzakoresha. Turebe. Ture. Yego utahise yishimye. Turebe. Uretse nze nkwereka. Ayivanyeho. Uyikuyeho ntago ari yo hano y'umweretse. Turebe iyo mwe. Ndabona wowe ufite amafoto meza. Ye ntago nakunda gupostinga nka yo zati. Yewe data. Turebe. Ko wihebye Sabine. Kugira ngo ni muri Kigali 92 do. Nubundi ni Kigali. Ni Kigali? Muri 92 ari. Akora bona ntago. Ni wowe se? Ni jewe. Akatwa dufata. Aba ni bande se? Reba imisatsi twaga dufite wagira twetwa. Twara abana bubishwe n'inzara. Abana bo bamombasura bazi. Bacuruza mu ntuzi. Bacuruza mu isoko ryabo. Yitwa Kongowe. Hari ibintu byinshi byaducitse. Watubanye. Dore mpenga uko nabaga yambaye. Nk'umusore. Nabite nigenda. None se kugutarebye ashize ingofero inyuma. Oya. Aba. Wagyumva. Ngayo nguko. Ngibyi byacu. Reka mbabwire inda ku muntu yanze kugenda wikiheba. Yakoresha irihe bangaze? Nugukora siporo ni yatanagenda. Oya ngiye nagize ubwoba. Reba ariko reba igi. Aho nari nteye neza nkiri umukobwa. Yari umukobwa mpinga nzima. Uri kubibona? Narakuki. Ubu bakundiye iki? Ariko sabe. Aho ngaho. Inkonda zayatakaraga. Eka sha. Izwi no kwambuye ubusuye. Amba oya sakane. Yaba bize gutyo. Oya. Ugiye gutuma pizza se. Cheta. Ugiye gutuma pizza. Inkoko n'ubugari. Yego. Oya ni pizza tuyisange. Ndayirya. Yego. Urayirya? Musoza ikiganiro ntacyo abanyarwanda. Niba ufite inda yaranze kuvaho kandi nta kwiheba. Gukora siporo byibuze ube fit. Oya nibareka ibintu by'amafarini n'amavuta. N'ibiryo byo mu kabari. Niba ufite n'umugabo ufite inda nini ikubangamiye wabuze uko ubigenza mwereke iki kiganiro aravanamo isomo.
sibyo nibyo rega byiza niyo itava kubera ukuntu ateye ariko abafite akamera neza ukareka reka mubwiye nureka amafarine ngo kunywa ibikoma ngo kunywe ngo kurya mu gitondo ngo ukarya ngo ibintu ngo oya niba ushaka kurya mu gitondo teka igitoki ushyiremo imboga ibiryo byawe bya buri munsi ntibikabureho imboga ntibikabureho ibindi biryo by'intungamubiri ngewe naryaga ibirayi birimo imboga epinari cyangwa igitoki ubundi ngashyiramo nk'ifi n'amakarote n'ibiki byose bitarimo amavuta ni ukuri bitarimo amavuta bigeraho ikagabanuka uragabanuka kabisa ugakora siporo ugasimbuka umugozi ugakora marche kuhita ushaka kwiruka cyane birakwica utangira ugenda gakeya wihuta kumenyera ukagenda uzamura ugera ukaba umusiporutifu ukaba fit ukambara ukabona nyine indana ukageraho ukamenyera nk'imiceri ntabwo ari myiza ni carbohydrate irimo carbohydrate simbizi ibintu n'ibirayi donc ukore research ibyo bintu birananura bigatuma umuntu aba afite ariko munywa amazi menshi murya imboga nyinshi n'imbuto ubundi hazashya mube abagore n'abagabo bari fit murakoze rero Imana ibahe umugisha ukomeze kugubwa neza shitawe byaramunaniye nta kintu afite abwira abanyarwanda murakoze turabakunda Imana yakemeraga hano inyuma hakaba hari kamera mwakumirwa cyakora ibintu bibera i Kigali nuko batamuzi umuntu ukeneye MC mu mukwe na kameramani okay kubera ko yabaye kameramani nimero murandika ku kiganiro tuyandike ku kiganiro cyanyivuge oya 0788 yivuge 35 18 85 mvuge ni yawe yivuge mvuge ni ya Jose yivuge bwacya nayihinduye bwacya nayihinduye nta kibazo yivuge bwacya nayihinduye Jessica ntabyatanje uwo ni MC Minga ntago uzi ibintu kandi MC neza arakanabashingira mwabihisemo azayobora ubwo bwa Skayira Yezu uyu nguyu yazaba mu basaza bakuru yicaye imbere kandi asanzwe bicaramo bitari brage asanzwe mu basaza bakuru n'undi mugabo witwa Sadi wo kuri Garama yamba Sadi ndamuzi wambaye lunette nako I mean asaba umugeni cyangwa asabwa Chita bavuga ngo maze uwo mwana uri kurira mu muhamabere aceceke murabe amabere ya nyina ari gito ntabwo ari igitutsi si amabere ya nyina se bamuha ntabwo ujya ubona abana uyu ni mama yarira bakamubwira ati muhibere rero hari abantu mu bukwe b'abasaza abana barira bikaba stress mwamaye amabere ya nyina aceceke murakoze nyakubahwa yaheshe ngwino ndebe nase mama arahari nyina arahari uyu ari kurira niko abasaza basigaye muzakora ikiganiro cy'abagabo banze kuva ku ibere murabeho mutangiye kwandura no gutya iyo yicaye gutya kaka abahengereza murabe Chita bye cutting off goodbye teacher see you soon kire Migazi warasaze